Yesu ashimwe, wowe duhuriye hano aho uherereye hose muri iyi si, nzanywe no kukubwira yuko Yesu agukunda. Ubuzima bwose waba urimo, bwaba bwiza bwaba bubi, kuko ntawe uhora mu buzima bwiza, nta n'uhora mu buzima bubi, ariko muri byose Yesu aragukunda. Wumve yuko hari umuntu ugukunda naho abantu bose baba bakwanze. Yesu aragukunda kandi akuri hafi. Mbese nawe wanyemerera ukabyumva neza yuko uwo mwami agukunda, byakire muri wowe, nurangiza umukorere amaganya yawe, nk'uko nanjye nzanywe no kumwereka ibiteye agahinda, no kumwereka amahano arimo abera mu biyaga bigari muri uyu mwanya. Biri muri Kongo, ariko ejo bundi bishobora no kurenga imbibi za Kongo bikagera mu Rwanda, bikagera mu Burundi. Aho hose Yesu arashaka ko buri kiremwa muntu aho kiri hose cyongera kwibuka yuko agikunda kandi atarobanura ku butoni. Nawe rero mwene data, ndagira ngo ngushishikarize gukunda uwo nguwo, gukunda urukundo rutagira ikiguzi kandi urukundo rudahinduka. Mbese wabigenza ute kugira ngo nawe umwereke yuko umukunda? Nta kindi ni ukumwizera, nk'uko intumwa Pawulo abitubwira anyuze mu gitabo yandikiye Abaroma igice cya 10 ku murongo wa 9, aho atubwira ko nitwatuza akanwa kacu yuko Yesu ari umwami, tukizeza imitima yacu yuko Imana yamuzuye, turakizwa. Ntabwo ahubwo turakizwa. Niwatuza akanwa kawe yuko Yesu ari umwami, ukizeza umutima wawe yuko Imana yamuzuye, urakizwa. Haleluya! Ngicyo kimwe cyonyine Yesu agushakaho, kugira ngo ubone urwo rukundo yagukunze, utarwumva n'abandi, ahubwo ubona birimo kugukorekeraho. Yesu rero aduhana umugisha. Ngiye gusenga, ni ukuri unyemereye dufatanyire isengesho. Mbere yuko nkora isengesho rinzanye hano, niba unyemereye kwizera uwo mwami ugukunda urukundo rutarondoreka, ukatuza akanwa kawe yuko ari umwami, kandi mu mutima wawe ukaba ubyizeye ko Imana yamuzuye, nyemerera dufatanyire isengesho ucishije bugufi umutima wawe. Reka tuzamurire hamwe isengesho. Mana Data wa twese uri mu ijuru, ndagushimye kuko uri uwo kwizerwa, ndagushimye kuko uri uwo gupfukamirwa. Ijambo ryawe niryo ritubwira yuko nitwatuza akanwa kacu yuko Yesu Kristo ari umwami, tukizeza imitima yacu yuko wamuzuye, turakizwa. Uyu muvandimwe turi kumwe duhuriye hano, ibyo yabyemeye kandi aciye bugufi cyane mu mutima we. Nanjye mwatuyeho imbabazi zawe, ibyaha bye byose ubimukureho. Yesu Kristo aba ari we umwami w'umutima we, aba ari we umwami w'ubugingo bwe. Ahari hari ubwami bwa Satani bukurwemo, maze hinjiremo ubwami bwa Yesu Kristo. Umutima we rero ndawuguhaye, mushyize mu maboko yawe, kugira ngo uwubungabunge, uwuvanemo buri kimwe cyose kibi. Ibyo yibuka byose ubimukuremo, kamere ya muntu, kamere y'iyi mibiri, kamere y'isi, ibyo byose ubihanagure mu mutima we, maze winjizemo ubuntu bwawe butangaje. Haleluya! Urakoze Data kubw'imbabazi zawe nyinshi, urakoze kubw'urukundo wamukunze ukabyerekanisha kohereza umwana wawe Yesu kugira ngo apfe kubwe no ku bwanjye, hanyuma nazuka umwemera wese
nawe abashe kugira ibyiringiro muri we yuko naho yapfa ariko azongera kubaho. Uyu mubiri urapfa ariko ubugingo ntabwo bupfa. Tuzongera rero twambikwa indi mibiri idapfa niba twizeye Yesu Kristo. Ndagushimye ko uyu mwene data yamaze kubyemera akaba yabyakiriye muri we. Mwuka wera mubere umushumba, umuyobore mu nzira ushaka ko anyuramo. Izina ryawe niryubahwe mu izina rya Yesu Kristo umwana wawe ukunda. Amena, amena. Nkomeje kuguhimbaza Data wera wo mu ijuru, nkomeje kuguha icyubahiro, nkomeje kukunezererwa, nkomeje guca bugufi mu mutima wanjye. Mwami, nzanywe imbere yawe no kugira ngo nkwereke ibiriho bibera mu biyaga bigari, ikiremwa muntu mu biyaga bigari. Ndabizi neza ko amaso yawe ariho ari, ndabizi neza yuko ubizi igihe cyose byabereye, intangiriro yabyo ni wowe uyizi. Mwami, nanjye ndaje mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, nkweretse buri kimwe cyose gihari kugira ngo abe ari wowe wenyine uhahagarara, ugenderere buri wese uhari, ugenderere abantu bose mu migambi yabo bafite itandukanye. Uwiteka Imana nyir'ibihe, ubasha kuburizamo imigambi y'umwana w'umuntu, ubasha gushyiraho gahunda yawe igakurikizwa, ubasha gucisha bugufi abishyira hejuru, ubasha kunetraliza imigambi yose y'incakura, urenganura abarengana, abanyantege nke ujya ubarengera muri byose. Data wa twese, nje imbere y'amaso yawe, nta kintu mfite cyo gukora, ariko uyu mwanya ndaborogera abantu barimo kwica abandi nk'aho bo badafite umubiri cyangwa bazi yuko bazatura muri iyi si nk'umusozi. Abo ngabo bari mu nzego zitandukanye. Hari abaganga birirwa babaga abantu babavanamo ingingo, nyamara bashyiriwe hariya kugira ngo babavure babakize. Hari abirirwa babica, Mana yanjye kandi mwami wanjye, babica mu buryo butari bumwe, babicisha imiti. Ayi Nyagasani, abo ngabo bose ijisho ryawe ribariho, kuko hari itoroshi batunzeho, kandi iyo toroshi ntabwo ushobora kuyibakuraho. Uri maso, ubereye maso buri kiremwa muntu icyo ari cyo cyose, kuko uradukunda urukundo ruhebuje. Mana yanjye kandi mwami wanjye, aba baganga bari muri gahunda mbi yo kwica abantu kandi barahawe ubuganga kugira ngo babavure, Mana ndabakweretse abo ngabo icyama umwuka wera akabageramo, akabasanga, akabaha guca bugufi, bakihana icyaha kibi cyo kwica, icyaha kibi cyo kumena amaraso, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Abadayimoni b'ubwicanyi baba barimo, ibyo bakoreshwa gahato, Mana yanjye kandi mwami wanjye, ndakwinginze ngo ubasange, ubavanemo ubwoba, ubahe kuvuga yego mu byiza kandi bavuge oya mu bibi. Mu izina ryawe Yesu, mu izina ryawe rikomeye, mu izina ryawe rikiranuka, mu izina ryawe rifite ubutware, ubasha kubashoboza ibyo bo badashoboye, ubasha kubakura muri kariya kazi mu gihe cyose barimo bahakorera ibizira byangwa n'amaso yawe. Mwami wanjye Yesu, mwana w'intama w'Imana, ntabwo ari abaganga bonyine, genda ugere mu bayobozi bwite abirirwa babaga abantu. Yesu w'i Nazareti, urupfu rubi barimo bica bene wabo, izo mbaraga z'umwijima zibarangajemo, zibarangaje imbere, zabokamye, zabuzuye, bakoreshwa na Sekibi, ariko Uwiteka abo nabo urabakunda, bageremo. Abayobozi ba biriya bihugu, mu izina ryawe Yesu, ingabo zabo, abakoreshwa bose, abaturage barimo birirwa batunga intoki bene wabo, birirwa bagambanira bene wabo, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Imyuka mibi y'ubwicanyi
iri muri biriya bihugu by'ibiyaga bigari, ndayimenesheje mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Ijambo ryawe ritubwira yuko ibyo tugirira abandi ari byo natwe tuzagirirwa. Niyo mpamvu buri wese uba uhagaze muri iyi si, cyane cyane uri muri biriya biyaga bigari, ibyo akora byose akwiriye kubikora atinya. Hari ababaye akahebwe, bafite imitima yabaye akahebwe, aho ngaho naho baracyahumeka Mana. Ndabasengeye abo babaye ibikoresho bya sekibi, abo bahisemo inzira mbi yo gukora ibibi, ndabasengeye kugira ngo uyu munsi wa none Mwuka wawe wera abageremo, yongere abibutse yuko bakwiriye guca bugufi bakamenya ibyo barimo gukora ko ari bibi, bagasobanukirwa neza yuko ibyo bakorera abandi nabo bazabikorerwa. Mwami Data wera, Imana isumba byose, bakoreho, barengere, basange buri umwe wese mu ntege nke ze, umusange uzimukuremo, umuhe guhagarara neza, amenesha imyuka mibi, asubize umutima impembero, amenye ko ibyo arimo gukora abikoreshwa n'umwami w'iyi si ari we Sekibi. Satani ugamije kumena amaraso y'abantu, Satani ugamije kuryanisha abantu ahereye ku moko y'abahutu n'abatutsi mwa biriya bihugu, mu izina rya Yesu Kristo, ahereye ku turere batuyemo hirya no hino, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Yewe Data wa twese, ndirukana iriya myuka mibi, ndirukana ziriya mbaraga mbi, ndakubita hasi byishyira hejuru byose biza gukoresha abantu imirimo y'uburetwa mibi, bahotora bene wabo. Ayiwe Yesu w'i Nazareti, ayiwe Yesu ukiranuka, ubereye mwiza bakwizera, ubereye mwiza bagutakira. Hari abarimo gupfira hariya benshi, abagabo n'abasore barashize. Ayiwe Mwami wanjye, ayi Imana ikomeye, abo ngabo ndabasengeye. Ntabwo mbasengeye kugira ngo be gupfa niba igihe cyabo kigeze, ahubwo nsengeye imitima yabo kugira ngo ibashe kwibuka yuko nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima, maze bibuke yuko utanga ubwo buzima ari Yesu Kristo wenyine, bamwizere no ku munota wabo wa nyuma. Ndabasengeye abarimo gukoreshwa, Mwami Imana Data wa twese, n'ababayobora kandi bo batabishaka, bacira inzira ubibavanemo, izina rya Yesu Kristo, izina rya Yesu Kristo. Umwanzi aca akobo, wowe ugaca kanzu, banyuza aho ushaka kugira ngo bavane muri buriya bwicanyi bw'indengakamere, mu izina ryawe Yesu. Ntabwo ari abicanyi gusa nsabiye abari mu ubusambanyi buteye ubwoba, ubusambanyi burenze, ubusambanyi bukomeye, bwa bundi bwatumye Sodomu na Gomora harimbuka. Ayiwe Mana, ninde wundi wavana abantu bari mu biyaga bigari mu busambanyi bw'indengakamere barimo, mu bwicanyi bw'indengakamere barimo? Ayiwe Yesu, nta wundi, nta mwana w'umuntu wabibavanamo. Ni wowe wenyine Yesu wabapfiriye, ni wowe wenyine wabagirira ubuntu. Reba abagore birirwa biruka, reba abakobwa birirwa biruka, reba abasore birirwa biruka, reba abagabo birirwa biruka, abagabo basambana n'abandi bagabo. Ayiwe Yesu w'i Nazareti, abagore n'abandi bagore, ninde wundi wavana mu ibyo bintu atari wowe Mana, atari wowe Mana ikunda ikiremwa muntu, yakiremye ku bushake bwayo, ikagishyiriraho kugira ngo kiguhimbaze. Genda uhagere, witegereze ibikorerwayo, maze ubitsembemo abantu, ubahe agakiza ku buntu nk'uko wakampaye. Ndabasengeye Mana, ndabasengeye ngo babature mu byaha, ndabasengeye ngo bavane mu ngoyi Satani yabaziritse, ndabasengeye ngo bavane muri gereza Satani yabashyizemo z'ibyaha bitandukanye, ibyaha bibi, wanga urunuka, mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo. Ninde wundi
warengera ikiremwa muntu batabare. Genda muri Kongo aho uyu munsi wa none abantu barimo gutikirira, ayiwe bantu babaye nk'aho ari ibiti, babaye nk'aho ari ibyatsi. Ninde watabara? Ninde wakihishurira? Buri umwe wese uri hariya, ni wowe Mana ikomeye, ni wowe Mana yaremye umuntu ufite intego itumye umurema, ariko Satani anyura inyuma araza aramuriganya, nawe aramwemerera. Ngiki cyo tuzize mu biyaga bigari ni ukutakumvira. Mpora mbikubwira, ntabwo twigeze tukumvira. Wanyuze mu bwoko bwawe, unyura mu bahanuzi, unyura mu babwiriza butumwa. Abo ngabo baravuga ngo nitwihane, baravuga ngo nitubabarirane, baravuga ngo nitureke amoko y'abahutu n'abatutsi ashenye kariya karere. Ayiwe twanga kumvira. Baravuga, ijambo ryawe riratubwira ngo tuve mu busambanyi, turanga tubigumamo. Niyo mpamvu uyu munsi wa none Mwami Yesu Kristo, ibihano birimo bitugeraho, ingaruka z'ibyo twashatse zirimo zituzaho, ariko haracyari ibyiringiro yuko uguciriye bugufi wese ubasha kumubabarira. Girira neza rero buri wese wemera gucishwa bugufi no kwakira imbabazi zawe, no kwakira ineza yawe, no kwakira gukora kwawe, no kwakira gukomera kwawe, no kuguha icyubahiro, kuko ari wowe Mana nyamana, kuko ari wowe Mana y'amahoro, kuko ari wowe Mana y'ukuri, kuko ari wowe Mana ikiranuka, kuko ari wowe Mana ihebuje byose kuba nziza, kuko ari wowe Mana ivana abantu kure aho umuntu atabakura ukabigiza hafi yawe. Uyu mwanya ndasenze, sengeye abasore barimo barimbuka, sengeye abagabo barimo barimbuka, sengeye abagore barimo barimbuka, abakobwa barimbuka mu bintu bitari bimwe, mu byaha bitandukanye, mu izina rya Yesu Kristo. Inzangano mu izina rya Yesu Kristo, ubugome, ubwicanyi, kubeshya mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, kugambanirana. Uwiteka ninde wundi wo gucisha bugufi abo bantu? Reka baguhindukirire, reka bamenye yuko uri Imana y'imbabazi, reka bamenye yuko utigeze urema umuhutu, utigeze urema umututsi, waremye ikiremwa muntu. Icyo kiremwa muntu kiremera kugira ngo kiguhimbaze. Bamenye yuko hari umwanzi umwe, ari Satani udutandukanya nawe, maze babashe kuguhindukirira mu izina ryawe Yesu Kristo. Uyu mwanya nkomeje gusengera abamenye, abasogongeye ku byawe, basogongeye ku gakiza kawe, barangiza bakagakerensa, bagasubizwa inyuma n'impamvu zitandukanye, bakaba barongeye baragiye inyuma kwa Sekibi. Nongeye gusengera imitima yabo kugira ngo ihembukire imbere yawe. Ibi ni ibihe byo guhembuka, ibi ni ibihe byo gukanguka, ibi ni ibihe byo kwihana, ibi ni ibihe byo kugaruka aho bavuye bakagwa, bakongera kumenya yuko ukibategeye amaboko, ushaka kubababarira. Niyo mpamvu mbasengeye abo bose bagize intege nke, bazitewe n'imyigishirize itandukanye, bazitewe Mwami Yesu Kristo w'i Nazareti, nuko baciwe intege kenshi na bene wabo, abo basengana mu madini, abayobozi b'ayo madini bakabigisha inyigisho zihabanye n'ibyo wowe ubabwira gukora mu ijambo ryawe, bigatuma bacika intege, bakabona yuko ntawe umuntu n'umwe watungana wajya mu nzira itunganye, ariko kwera k'umuntu ni Yesu Kristo wenyine. Nta muntu wakera. Twese twakoze ibyaha, ntitwashyikira ubwiza bwawe, ariko iyo twemeye kwizera Yesu, tukemera yuko yapfuye kazuka, tujya duhabwa imbabazi, tujya dukizwa, tujya tubarwaho gukiranuka kutari ukwacu, ahubwo gukiranuka k'uwo nguwo wanesheje ibyaha byose, agapfa ari umuziranenge. Uyu mwanya rero bose ndabasengeye, abatuye muri biriya biyaga bigari bameze gutyo. Mwami Imana yacu, ku gakaga kabugarije, ntawuzi ngo ndirirwa, ntawuzi ngo ndaramuka, nta kindi cyo gukora kuri bo uretse kukwereka
ubuzima bwabo no kwishyira mu biganza byawe, akaba ari wowe ubagirira neza, kuko imbere habo hazwi nawe. Reka rero ubagirire neza, reka ubibutse ibyo, reka ubavane mwami Yesu Kristo mu bindi byose baba bahugiyemo, mu byo barimo kubeshywa n'abanyamadini, mu byo barimo kubeshywa n'abayobozi ba leta, mu byo barimo kubeshywa n'inshuti zabo, mu byo barimo kubeshywa n'imiryango yabo, ahubwo bumva icyo wowe urimo kuvugana nabo, kuko wowe urimo uratangaza amatangazo atandukanye yuko muri kariya karere nta mahoro arimo, keretse uri muri wowe, uwo niwe ufite amahoro. Reka mwami abakwemerera ubahe ayo mahoro atarondoreka, ubagirire neza. Aya masaha nje imbere yawe nkweretse abanyamibabaro bari muri biriya biyaga bigari, urebe cyane cyane mu burasirazuba bwa Kongo, aho ubwicanyi burushijeho kuba bubi. Yesu w'i Nazareti, impinja zikaba zirimo gupfa, ababyeyi bakaba barimo gupfa, ayiwe Nyagasani Imana, abakecuru n'abasaza bakaba barimo gupfa, abo ni abanyantege nke badafite icyo bashoboye. Ariko Mana, reba ibirimo gukorerwa hariya hantu, ibirimo gukorerwa mu magereza, ibirimo gukorerwa mu bigo by'amashuri, ibirimo gukorerwa mu bitaro hirya no hino, ibirimo gukorerwa hirya no hino. Mwami Yesu Kristo, mwa biriya bihugu, mu gihugu cya Kongo, mu gihugu cy'u Rwanda, mu gihugu cy'u Burundi, ninde wundi wo guhagarara agahosha ibiriyo? Nta wundi utari wowe. Abana b'abantu byarenze ubwenge bwabo, kandi koko ntacyo bashoboye, ariko wowe uragishoboye. Aleluya. Hahirwa uwizera, mwami Imana yacu, kuko ibyo ijambo ryawe wamubwiye ntabwo rizahera, uzarikurikirana kugeza risohoye. Rero uwavuganye nawe, komeza umugirire neza, komeza umwibutse ibyo wamusezeranije, komeza umwibutse iryo wamubwiye, kugira ngo iryo ngiryo abashe kurigenderaho no muri ibi bihe bikomeye, abashe kurigenderaho. Umunyarwanda uri hariya arigendereho, umurundi uri hariya arigendereho, ndetse akomeze kuba imbere yawe, kugira ngo yumve n'ibindi urimo kumubwira uyu munsi, kuko hakenewe andi makuru kugira ngo yamubwire uyu munsi aho ibihe bigeze. Wamaze gusobanukirwa ko iki gihe ari igihe cyakuwe mu bindi bihe, agasobanukirwa ibyago, agasobanukirwa iby'ububyutse bugiye kuba n'ibizabubanziriza. Uwo nguwo komeza umube hafi, umurengere, umushoboze kuba imbere yawe uko ushaka, gukora ibyo ushaka, kukubaha muri byose, kwirinda muri byose, kuba maso ku manywa na nijoro, ategereje ineza yawe, ategereje ubuntu bwawe. Ni wowe wenyine wo gutabara, ugatabara ababyeyi babuze abana babo, mu izina ryawe Yesu Kristo. Bari hariya muri biriya biyaga bigari, bari hariya mu burasirazuba bwa Kongo, bari hariya muri kiriya gihugu cy'u Rwanda, bari hariya muri kiriya gihugu cy'u Burundi, abana barimo barajyanwa ku rugamba, Mana yanjye, batabyifuza, abagabo barajyanwa batabyifuza. Ninde wundi wo kubatabara? Abakobwa barashorwa mu busambanyi batabishaka, ababyeyi bagashorwa mu busambanyi batabishaka. Yesu, umanuka utabare, umanuka utabare, umanuka utabare. Amarira ni menshi, agahinda ni kenshi mwa biriya bihugu, ariko Uwiteka ndabizi neza ko hari, ndabizi neza ko urimo gukora, ndabizi neza Mwuka Wera ari ku murimo we. Komeza uganze, komeza uganze, komeza wiyereke ababyeyi, wiyereka abasore, wiyereka abagabo, wiyereka abakobwa, buri wese muri situwasiyo arimo mwami muri iki gihe cya none, umube hafi. Hari ababaye rero Mwami Yesu Kristo, intumva barimo baranezerwa, bari mu munezero, barabwirwa ntibumva, uravuga ntibumva. Hayiwe Yesu, abo nabo ndabaririye kugira ngo ubibuke. Mwuka Wera ufite uko wabigenza, ukabasha kubumvisha ibyo abantu batabumvisha. Mwami Yesu, Mwami Yesu, Mwami Yesu. Abandi banejejwe no kubona amaraso ya bamwe apfa, amaraso ya bamwe ameneka, abandi
ntibanejejwe no kumva abantu bapfa bagashiraho, ariko uwo ni umugambi kirimbuzi wa Sekibi. Mu izina rya Yesu, abo ngabo bose ubiyereke, ubahe urukundo rwa rundi utubwira gukundana. Mwami Yesu, amaraso y'umuntu ni nk'ay'undi, niyo mpamvu ujya uyahorera kandi ukayahorera ayandi. Yewe Yesu, cyane cyane amaraso y'inzirakarengane. Reba muri gereza barimo baboroga, mwami wanjye Yesu, reba mu bigunda hirya no hino, reba mana, abo barimo kwica mu buryo butandukanye. Yesu tabara, Yesu tabara, Yesu tabara, Yesu tabara. Ni wowe wenyine uzi byose, ni wowe wenyine ushobora byose. Igisha buri umwe wese kumenya icyo yakora mu gihe nk'iki ngiki, kumenya icyo yakora. Hereza abanyabwenge gukomeza kwinikiza amasengesho, bamenye icyo bagomba gukora. Mbese ni iki umukiranutsi akwiriye gukora mu gihe nk'iki, keretse guhanga amaso kuri wowe, keretse kugutumbira, keretse kuguhamagara. Haleluya! Keretse kugutabaza, kuko ari wowe mutabazi wacu, kuko ari wowe mahoro yacu, kuko ari wowe mbaraga zacu. Mwuka wera kora, Mwuka wera kora, ugende mu bagore barimo gupfakara. Mwami Yesu Kristo, agahinda kakaba kenda kwica imitima yabo, agahinda kakaba kuzuye imitima yabo. Mana bahumurize, humure ryawe ribagereho, ubafashe, ubafate ubakomeze, ubarengere, ubahumurize. Ahubwo uri umwe wese umuhe kuba hafi yawe, umuhe kukwiringira, umuhe kukwizera, umuhe kugutakira. Mana ndabasengeye, imfubyi iyo zibura abagabo, ababyeyi babo b'abagabo, Mana ndazisengeye kugira ngo nazo uziteho. Ndasengera ubutaka bw'u Rwanda, ndasengera ubutaka bw'u Burundi, ndasengera ubutaka bwa Kongo, kubw'amaraso y'abantu yahamenetse akaba agiye guhorerwa ayandi. Mwami, ninde wundi wagira icyo akora? Ni wowe wenyine, Mana yanjye kandi Data wo mu ijuru. Ni wowe gisubizo cy'ibibazo byose. Nta wundi waba igisubizo cy'ibiyaga bigari mu gihe nk'iki, nta wundi waba igisubizo cy'ibiyaga bigari. Ubwo isi yose ikangukira iriya ntambara, nyamara nta kiza kiyirimo keretse kumaraho abantu. Ariko muri byose icyubahiro cyawe kizagaragara. Nubwo Satani atera hejuru, ariko azarangiza atsinzwe. Komeza uhabe, komeza ube hafi y'ubwoko bwawe, abaguhamya by'ukuri. Komeza ubigaragarize, komeza ubiyereke. Abo bicanyi b'abanyamadini bica abantu moraroma, abo ngabo ndabingingiye kugira ngo ubereke yuko imitima y'abantu barimo bica bazayibazwa imbere yawe, bababwira ngo hari amahoro, bifatanya Mwami Yesu Kristo na za leta barimo bakica abantu bawe. Abo nabo ndabasengeye, abo banyamadini gito, abo ngabo badafite impuhwe zabo bayoboye, birirwa bazikama gusa, nyamara ntibababazwe n'ubugingo bwazo. Mu izina rya Yesu ndasenze n'inginga ngo iyo myuka y'abadini uyivanemo abantu bawe, babashe gusobanukirwa icyerekezo nyakuri. Igihe cya none nta rusengero ruzima ruhari, urusengero ruzima ukeneye ni umutima wanjye, ni umutima w'uyu turi kumwe utegeye ugutwi gusenga kwanjye, kandi nawe urimo kuzamura isengesho imbere yawe. Mutandukanye n'ibyo byose, amenye yuko urusengero ukeneye ari umutima we. Uwo nguwo nawuguha uzaba munezerewe. Mwami Yesu Kristo, dusure dusange, dusure tugenderere. Ndatatse, ndatabaje, ndagutabaje Mwami, ndagutabaje Mwami. Wiyererana abana batoya harimo bicwa mu buryo butandukanye, barimo bavoma amaraso
mwami ni wowe wenyine ubareberera, ni wowe wenyine ubareberera. Ababyeyi babo byabananiye ariko wowe ntibyakunanira. Hayi Nyagasani, hayi Nyagasani, abagabo barimo bica, abasore barimo bica, abo ngabo ntacyo gukora, babuze icyo gukora, babuze uwabakiza, ariko urahari mwami, ni wowe wabakiza, ni wowe wabarengera, ni wowe wabereka icyo gukora. Haleluya, haleluya, iyerekane, iyerekane, ganza utegeke, zamura icyubahiro cyawe, bendera ryawe rimanikwe mwa biriya biyaga bigari, mu izina rya Yesu Kristo. Umuriro w'umwuka wera wake mu izina rya Yesu Kristo. Abapfa bapfire muri wowe Yesu, kandi n'abakira bakirire kugira ngo bakubahe, bakirire kugira ngo bakubahishe, bakirire kugira ngo babe abagabo nyabagabo mu izina ryawe Yesu Kristo. Abanga kumvira, abo nabo bagomba guhanwa, kandi ni wowe wenyine uzi inzira yo kubahana. Yesu, 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 ndaririra barimo bogeza, nkabogeza umupira, bogeza imeneka ry'amaraso y'abantu, abo nabo basange, abo nabo ubiyereke, abo nabo bagenderere mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo. Imbaraga zawe zibavane muri ubwo bufana bubi mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Iki si igihe cyo gufana, iki ni igihe cyo kwemera mwami Yesu, akaba ari wowe utubera umwami, kandi akaba ari wowe utuyobora. Ijuru riritegereza byose. Haleluya. Igihe tugezemo kirakomeye, igihe tugezemo giteye ubwoba. Noneho mu biyaga bigari ni icuraburindi, ni umwijima ukomeye uhabuditse, ariko Uwiteka mbabazwa na benshi batarimo kubibona. Hayi Nyagasani, tabara, 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 ubamurikire babone, babashe kubona ibibugarije, babashe kubona ibibategereje. Aba barimo babibona, bagirire neza mwami. Ntabwo bikiri ibanga, nta nubwo biri mu bwisho, ahubwo biragaragarira buri wese. Ariko Satani akomeje guhuma amaso benshi, abereka yuko nta bihari, abereka yuko nta bihari. Ninde wundi wabarengera atari wowe? Uwiteka igaragaze, heshereza icyubahiro hariya hantu, yerekane muri byose, kanzu utegeke, irimo n'ibitangaza byawe bari byo bikorekerayo. Ubwiza bwawe buhagaragare, ukuboko kwawe kwiza kuhagaragare. Nk'uko wagaragaye mu Rwanda muri 1994, uyu munsi wa none ugaragare muri Kongo, uyu munsi wa none wongere ugaragare mu Rwanda nubwo tutakumviye. Ariko Uwiteka uri Imana y'imbabazi, uyu munsi wa none ugaragare mu Burundi nubwo batakumviye. Mwami Imana Data, ubikorere kugira ngo wiyubahishe, ubikorere ubuntu bwawe butangaje, ubikorere urukundo rwawe rutagira akagero. Mana Data, Mana Data, mbaraga zawe nizibamanukire. Abo ngabo bari mu ntege nke, abo banyantege nke barimo batendeburika, barimo bibaza yuko hari cyangwa udahari, ihumure ryawe niribagereho. Mana barengere, hisha abawe mu bwihisho bwawe, bahishe nk'uko watubwiye yuko uzahisha abawe mu busabusa. Komeza ubegere, komeza ubiteho, komeza ubaganirize mwami Mana Data, komeza ubayobore mu nzira ushaka ko banyuramo. Icyo gukora cy'uyu munsi aba ari wowe ukibabwira kuri bo. Abana b'abantu barabayobya, abana b'abantu barabagira inama mbi, ariko Uwiteka ni wowe ujya inama nzima. Mu izina rya Yesu, uyu mwanya ni wowe wenyine ukenewe. Ku babyeyi bari hariya baboroga, ku babyeyi bari hariya bishwe n'intimba n'agahinda, ku bagore bahari, ku bana bahari, Yesu, 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 bibaza ibirimo kubera hariya bikabayobera, bakaba badafite n'uruvugiro ngo babivuge. Mana tabara, genda mu bari mu bitaro barimo gupfa,
bapfa umusubirizo badafite cyitabwaho, ndetse n'abakabitayeho hakaba barimo kubasonga mu izina rya Yesu. Aho ngaho uhagere, Mwuka Wera uhagere, Mwuka Wera uhabambe, marayika murinzi uhagarare ku bantu bawe, ubivurire kuko ufite umuti abaganga batashobora kubona. Oh mwami Yesu, mwana w'intama w'Imana, ni wowe wenyine muganga w'ukuri, ni wowe wenyine muganga ufite umuti uvura buri ndwara iyo ari yo yose. Bari we wivurira abantu, bari we wivurira abantu. Abo baganga babicanyi ndabasengeye kugira ngo Mana ubavane mu bwo bwicanyi, ubibutse yuko igihe kigiye kugera bagacibwa imanza z'ubwicanyi bakoze. Uwiteka bikore, Uwiteka bikore, bikore mu bitaro hirya no hino muri ruriya Rwanda, muri Kongo, bikore mu magereza aho barimo kwica abantu, babica mu buryo butandukanye, babicira ubusa. Yesu we, amahano ari hariya nta wundi wayakiza keretse wowe. Uwiteka we, ndakwinginze kugira ngo wite kuri buri wese, uwo nguwo uguciriye bugufi, wemera yuko ari wowe byiringiro bye, nawe umubera ibyiringiro akubone. Urakoze murengezi, suka ubuntu bwawe mu babyeyi bahari, mu bagabo bahari. Yo, ingo nyinshi zisigaye ari amatongo, bene zo barimo barajyanwa bakicwa. Ayi Nyagasani Imana yacu, barajyanwa mu magereza, barakorerwa iyicarubozo. Mana, ninde wabatabara? Kora ibitangaza byawe, kora ibitangaza byawe, garagaza ineza yawe n'ukuboko kwawe, bagenderere muri uyu mwanya. Uwiteka Mana, reba abana b'imfubyi barimo bicwa n'inzara, reba abatishoboye barimo bicwa n'inzara, reba mwami Yesu abashonje mu buryo butandukanye. Uwiteka Mana, aba ari wowe wo kururuka, aba ari wowe wo kururuka, aba ari wowe wo kugira icyo ukora, aba ari wowe wo kubaramburira ukuboko kwawe, ubabera igisubizo, ubabera ibyo kurya, ubabera ibyo kunywa, babashe kubona ineza yawe, babashe kubona ubuntu bwawe. Yohana waramutunze ku kirwa Patimo, mwami Imana yacu, mwami Imana ikomeye. Danieli waramuhishe. Uwiteka Imana, ndasabira ubwoko bwanjye nk'uko Morodekayi n'Abayuda, mwami Yesu Kristo, bapfukamye bakambara ibigunira, bari bagambaniwe, ariko Uwiteka urahagaragara, ubwoko bw'Abayuda burakira. Hari icyo wavuze kuri biriya bihugu, Rwanda, Burundi, Kongo y'Iburasirazuba, hari icyo wahavuze. Icyo ngicyo nicyo gituma Satani aharwanya, ariko muri byose azarangira atsinzwe. Cyangwa buri wese uhatuye akamenya ibanga rihahishwe, kugira ngo abashe kugukurikira, afite n'impamvu yo kugukurikira by'ukuri. Ni ukuri biteho, ni ukuri biteho, ni ukuri biyereke, ni ukuri bihishurire, wamenera amabanga atandukanye. Urakoze Nyagasani, urakoze byiringiro byanjye, urakoze kuko uri uwera. Ntabwo uzigera ureka icyubahiro cyawe gitwarwa n'umuntu, ntuzigera ureka icyubahiro cyawe gitwarwa na sekibi. Icyubahiro cyawe gihora hejuru ya byose, naho abantu tutakiguha, abamarayika n'ibizima barakiguha. Umunsi ku wundi bahora bakuramya, bakubwira ngo urera. Haleluya, haleluya. Cyama nanjye nkaba muri uwo nguwo, muri abo ngabo bakuramya, nkakuramisha imirimo yanjye, nkakuramisha akanwa kanjye, mvuga ibyiza, nkakuramisha ibitekerezo byanjye, nkakuramya ngucira bugufi mu byo nkora byose, kuko ari wowe uri hejuru ya byose. Uwiteka urera, Uwiteka urera, Uwiteka urera. Ishimwe n'icyubahiro bikomeze kuba ibyawe, biharirwe wowe wenyine, biharirwe wowe wenyine mu isi yose, biharirwe wowe wenyine mu biyaga bigari, biharirwe wowe wenyine mu Rwanda, biharirwe wowe wenyine
Benin, mu Burundi, Uwiteka ukore, Uwiteka ukore, Uwiteka ukore, kuko imikorere y'abantu ntayo, ariko wowe ni wowe ukora ibikwiriye. Haleluya, haleluya. Yobora buri wese uri hariya mu izina ryawe rikomeye. Imbaraga za sekibi zose zihakurwe, imigambi ya Satani ndayirukanye, ntikwiriye gusohora ku bana b'abantu mu izina ryawe, kandi uhari kugira ngo uyidukureho. Reka abantu ibyo babisobanukirwe, baguhungireho Yesu, baguhungireho Yesu, kuko ari wowe wenyine wanesheje Satani, imigambi ye yose ni wowe wenyine uyiburizamo. Rero Yesu, ndagira ngo umenere abantu ibanga ryo kugushaka, kuko ugushaka arakubona, ukwizera ntabwo azapfa urupfu rwa kabiri. Mana yanjye, urakoze kubw'uyu mwanya mwiza umpaye wo gutakira bene wacu, wo gutakira ubwoko bwacu, kandi hari icyo urimo gukora, kandi hari icyo urimo gukora. Isi y'umwuka hari icyo wakoze. Ndagushimira yuko Satani atazigera atsinda, ahubwo ni wowe uzarangiza, uzamuriwe icyubahiro. Haleluya. Uragahora ku ngoma Kristo, kuko uri uwo kwizerwa, nta wundi wahwana nawe. Izina ryawe niryubahwe. Data ndagushimye, Data ndaguhimbaje, kuko wumvise gusenga kwanjye, kuko wumvise gutaka kwanjye, kuko wumvise gutaka k'uyu mwene Data dufatanyije muri uyu mwanya. Aho aherereye hose, icyo agukeneyeho cyose ukimuhera ubuntu kubw'ineza yawe. Urakoze Data, urakoze, mu izina rya Yesu Kristo umwana wawe ukunda. Amen.